Ndayishimiye baye mukuru w'igihugu wa mbere mu karere woherereje ubutumwa bwo gushimira Samia Suluhu kubera intsinzi y'amajwi 9.36% mu matora ataravuzweho rumwe ndetse agateza imvururu zikomeye muri Tanzania. Ntibivuze yuko Uganda biyibangamiye ariko Uganda mwibuka ko bivuga ko yohereje ngabo muri Tanzania ari nazo zirimo kwica bari abaturage. N'u Burundi kwa Ndayishimiye niko bivugwa. Ni ingabo zitazi igiswahili zambaye ahantu amamasika ahantu hose zarasha abaturage ku buryo bukomeye. Yanongeyemo na kandi ati mu baguye muri aya mage nabo bayaguyemo. Atari amakuru y'ibyo byose bibera turayabona. Museveni yanajijisha ngaterekana kabirimo kandi ari ubiri inyuma. N'ibirimo turimo kubona byose. Umuntu yaranyibwira ati iyi ntambara amatora yapfiye abantu mudashobora no kuzamenya n'umubare wabo. Hapfuye abantu benshi. Undarambwira ati igihe internet izagaruka udufoto abantu babitse nibwo muzamenye ibyabereye muri iki gihugu ntago muzi ibyo aribyo. Tanzania nahoze mbona nabagenzi banje basesengura bivugaho ninkoreshe amagambo akarishye banyihanganire imaze iminsi yarigize akajya he mu bindi muri affaires za East Africa. Tanzania yaritanye ishobora gutangira kuko kiriya ni ikibazo kiba giteye ikibazo mu karere n'abakarere gashya kakagurumana ukajya ugatwika ukagenda witwaje fuel yo kugira ngo ugakongeza ugiye muri Samidiarasi. Ubutumwa bwa Samidiarasi bwagiye buvugwaho ko bwashakaga no kuzototera ibindi bihugu. Tanzania diplomasi yayo muri no minsi mu bijyanye n'imibanire y'ibihugu ntabwo yahagaze neza. Ntabwo yahagaze neza niyo mpamvu rero niba abandi bahisha ntize gutabara urumva wenda Museveni yagenda uko Ndayishimiye afite impamvu zabo. Rero twanaganiriye wa Mwanza ambwira kwiboneye amato y'ingabo za Uganda muri Victoria barababonye ntabwo ari by'igihugu bakera kubwa Kikwete kubwa ayohereza general Mwakiborwa kurasa mu 23 nejo bundi murongeye mu kusubiyemo kabiri mu rugo rw'abagabo kuba mbega umutanzania asigaye atinyuka kureba CCM gucya mu maso akayibwira ngo ibintu tubishaka. Tanzania already impinduka yamaze kuba yararangiye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Abonye rero witwa President Neva ashyigikiye cyangwa se ni bisanzwe kwa President ari navuga kwishimira ko uyu mudamu Samia yatsinze amatora. Bamwe bati nta gitangaza kirimo ati n'u Burundi kuko ati Neva n'ubudasanzwe ari inshuti ya Samia. Ndimo kugukarikira. Yego. Kuki benshi bahuje ibi bintu si bisanzwe ko mu president yatsinda amatora ndakamufelicita ngo fashe ikindi kintu. Yego. Banzo hore mu kiganza. Kuko burya nubwo uri moderator wanje turafashanya mu buzima. Yego. Kankubwiza ukuri yo Sandrine. Mwitangaza makuru ntago haka imbwa yari y'umuntu. Haka umuntu yari imbwa. Abantu bahaye felicitation Samia Suluhu Hassan ntago bagize inkuru. Ikigize inkuru ni kuki bagenzi bandi bo muri IAC batabikoze. Yembaza kuti u Rwanda yayitanze, Uganda yayitanze, Kenya yayitanze, Neva mureke. Hicirema wagiye uzanajya mu irahira. Mureke uwo ho nibisanzwe mu president arahira hajya bagenzi be. So kuki abandi batagiye cyangwa batazajyaho no kubera iki. Icyo cyo tugomba kubakira ingo. Kandi na Ndayishimiye yagiyeyo. Nicyo kubwira nyine. Uwagiye mureke birasanzwe. President urahira payers bibe bajyayo. Mbaza kuki abandi batagiyeyo. Numve ko ari cyo nabivugaho cyangwa se niba ntacyo ufite cyo kubivugaho mbyihorere. Abangaba bakoze ibingibi ntabwo ndi buvuge ngo haragashya bakoze. Nubisanzwe na papa arabikora nubusanzwe na kwa Trump aramukorera. Okay, ikibazo cyangekanye kubaze. Kuki felicitation kuri uyu mudamu zabaye nk'iyi muri bagenzi bo muri East Africa. Ahubwo se niye mpamvu kuko ngiye mu makuru ndi kubona ko president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yerekeje muri Tanzania mu birori by'irahira rya Samia Suluhu ugiye kurahira kuyobora Tanzania mu myaka 5 iri imbere. Ndayishimiye baye mukuru w'igihugu wa mbere mu karere woherereje ubutumwa bwo gushimira Samia Suluhu kubera intsinzi y'amajwi 9.36% mu matora ataravuzweho rumwe ndetse agateza imvururu zikomeye muri Tanzania.
harabona ngiye mbona ngo kids please learn from your parents. Yego ngayo nguko ibyo no rugomo nyine. Ibyo no rugomo kubera iki uvuga ngo amajwi yabaye ndimo guzacinga kuri za presidence zindi ndimo kurugwiro hano urumva ngo ndebe ko ibyo byabaye ikibazo ntago ari timing igiye byabereye iyo bibaye quick ntuze wishes zihuse ibyo wenda umuntu yapfa kugira icyo bivugaho urumva ariko better late than never nibwo byaba mu minsi ingahe ibyo nabyo abantu babitekerezaho batiko byatinze bitahise byihuta hano ku Rwanda ndabibuze sibyo okay presidence ndazizi ngiye kuri Uganda ntitwa State House Uganda State House ntuze yabo ndaje tuzicekinga zose sibyo turebe ariko kandi twabireba twagira kuko turanayibona nyine State House UG State House ya Uganda nayo nayigezeho ndaje ndebe 18 yewe nta nuheruka kujyaho hano muri Uganda baruka gutwitinga ku itariki 18 urumva nibwo tweet ya nyuma iri ku rubuga rwa Uganda State House ya Kenya sibyo yego Kenya State House nangiye ndayifite zose ndabona ariko bazita ikurikirwa n'abantu miliyoni 2 n'ibice 3 mu masaha 3 aricyo bavuze mu masaha 3 bavuga ku wita ngo ground breaking for Kaishan or Karia ibintu by'amajoki ibindi nabyo ni ibyo ngibyo ni nk'inama mpuzamahanga yabereye muri Kenya urumva ndabona zaho ku mafoto yabo nta hantu bavuga Tanzania na Roma ntabwo byari ibintu bisanzwe reka ndaherukira ndajya kuyakisha ni Afrika y'Epfo yego presidence ya Kinshasa turebe presidence kuko yaho bizaho ya Kinshasa reka mpere ku Afrika y'Epfo itiza presidence.za nayo ndabona tweet iherukane mu masaha 18 ndabona hari icyo bavuze ku byo bita government of national unity ibintu by'umwe ndabona nabyo national unity nihuse bwangu nyaruka kugira ngo ndebe ko nabona ibya Tanzania ntaho ndimo kubona iminsi ibiri amatora kandi yararangiye yaratangajwe ntabyo mbonye nanisigaje muri DRC kugira ngo duhagarire aho ngaho DRC presidency presidence ya Congo niko presidence ya Congo ko nyankunda kuyifollowinga cyangwa mwarankupye se mwava mwamwigoreye ubusa pe kuko nubone mfite andi maye nakoresha kandi mukagira okay presidence ya Congo kandi kunda kuza hafi hanayibonye presidence DRC niko yitwa nayo ifite kurikirwa n'abantu miliyoni 1.200 haherukaho amafoto iyo mbonye hari ifoto haherukaho ifoto reka turebe retour à l'image de l'arrivée ya Perezida Tshisekedi Avidoha mu masaha 4 Republika Demokratike ya Congo au centre de Prizieri ndabona kuvuga nante wabibonye ndimo kushaka bese turebe hano hashize amasaha 13 le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris les résultats de l'élection présidentielle organisée par la République Nido Tanzanie sanctionnée par une large victoire de Dr Samia Suluhu Hassan président de la République hano ho barabikoze depuis Doha au Qatar basobanuraga amakuru nyine ko yarimo mu rugendo ava muri Qatar akabide n'ifoto yengiye nibura ubu na Somalia n'uwa Somalia bareba mutuka yifuriza intsinzi Samia Suluhu Hassan we nabibonaga nijoro kuri Twitter ubwo mu bihugu bigize East Africa actually ubu tubonye Somalia naribonaga ejo u Burundi na Republika Demokarasi mu bihugu 7 urumva na karomo y'amatora ntabwo yuzuye kimwe cya kabiri ntacyo bavuze ntibivuze yuko Uganda biyibangamiye ariko Uganda bivuga ko yohereje ngabo muri Tanzania ari nazo zirimo kwica bari abaturage n'u Burundi kwanda yishimiye niko bivugwa ni ingabo zitazi igiswahili zambaye ahantu amamasika ahantu hose zarasha abaturage ku buryo bukomeye Burundi na Uganda ndetse hari umuturage rero twanaganiriye wa Mwanza ambwira kwiboneye amato y'ingabo za Uganda muri Victoria barababonye ntabwo ari by'igihugu uno mujama naganirije nubwo izina rye ntarivuze ntabwo ari n'umupasteri niba abantu batari byo kubeshya twarazibonye urumva ko zaje kandi yanongeyemo na kandi ati mu baguye muri aya mage nabo bayaguyemo atari amakuru iyo ibyo byose bibera
turayabona nubwo internet bayikubye urumva so icyo ushaka kuvuga ngana iki rero wenda Ndayishimiye yagiye asanga yo nizo ngabo yohereje Museveni yanajijisha ngaterekana kabirimo kandi ari ubiri inyuma n'ibirimo turimo kubona byose urumva ariko rero abagiye muvandimwe ni bisanzwe kuki ahubwo ibindi bihugu nta kongs sibyo nta niki icyo nicyo kibazo gikomeye cyane tukibaza kuki Uganda na Burundi se bohereje izo ngabo zikaba ziri no gupfira yo wamugani kuko erega ibi ngibi ushaka kohereza ingabo igafasha abo ngabo nyine kugira aho bica ariko nayo ikasiga ubuzima ibyo byo barahapfiriye benshi cyane giye umuntu yaranyibwira ati iyi ntambara yapfiriye abantu mudashobora no kuzamenya n'umubare wabo hapfuye abantu benshi undarambwira ati igihe internet izagaruka udufoto abantu babitse nibwo muzamenya ibyabereye muri iki gihugu ntabwo muzi ibyo aribyo ngo 700 yavuze ati 700 ati no mu murenge umwe baguyemo abo ngabo bibatwerera igihugu kandi bishwe n'abantu live bullet amasasu ari live sasa rero ariko Sandrine hano dusasa inzobe yego sibyo dusasa inzobe Tanzania nahoze mbona n'abagenzi banjye basesengura bivugaho ninkoresheje amagambo akarishye banyihanganire imaze iminsi yarigize akaraha kajya he mu bindi muri affaires za East Africa Tanzania itandaraje cyane muri SADC kandi hamaboko yo SADC ugiye kureba ikarusha nayihereza East Africa giye uko mbibona wenda iyo judgment yanyu umuntu nundi yayijudging Tanzania East Africa igihe yapangaga kohereza ingabo muri DRC muri aircraft Tanzania nze kohereza ingabo hajyayo Uganda hajyayo Sudani y'Epfo hajyayo no Burundi u Rwanda rwo watangaga amafaranga nahajyayo na Kenya urebye ukuntu ibihugu bya Afrika byanganaga icyo gihe East Africa byari bikiri bitandatu ukabona ibihugu bine biragiye eda bitanu wowe ukabona igihugu kimwe kavuga ngo ntujyayo au contraire East African Community yataha inaniwe itewe hejuru aircraft n'iki Samidi yarasikabirahuruye ugahita uhururana nayo utahururanye n'abandi buri hari umuntu ugikubwira ati niba ntarakubonye mu isabwa ryanjye sinzakubona nanarongo kandi utarubuza umwanya Tanzania yaritanye ishobora gutangira kuko kiriya ni ikibazo kiba giteye ikibazo mu karere n'abakarere gashya kakagurumana ukajya ugatwika ukagenda witwaje fuel yo kugira ngo ugakongeza ugiye muri Samidi yarasi ubutumwa bwa Samidi yarasi bwagiye buvugwaho ko bwashakaga no kuzototera ibindi bihugu urumva bwari bufite izindi behind the scene bufite ibindi butumwa kame ntabwo twajya kubeshya nahangaha hari igihe ureba ugasanga hari congratulations zimwe uretse gusa hajemo ibintu bya diplomasi cyangwa zikazaza nyuma zitinze kavuga congratulating umuntu ujagaraye kuriya abantu duhurura ntahurure uribaza mu baturanyi bawe aho utuye uramutse undi muntu atabaje ukabona utabaye wenyine undi akajya barebera mu idirishya sibyo yego cyangwa mugasanga nawe uhereza nayo mabandi Tanzania diplomasi yayo muri no minsi mu bijyanye n'imibanire y'ibihugu ntabwo yahagaze neza niyo mpamvu rero niba abandi bahisha ntize gutabara urumva wenda Museveni yagenda uko Ndayishimiye afite impamvu zabo niba koko ari byo niba biba bibahama ariko urabona ko Tanzania ntago yitwaye neza mu ruhando rw'abaturanyi ifite ukuntu yiyumva nk'igihugu gikora ku mupaka ikiyumva nk'igihugu gikora kuri organizations mpuzamahanga ebyiri ikaba muri block ebyiri zikomeye EAC na SADC ikaginanirwa kumanipira aba bantu by the way buriya Tanzania bamwe banavuga ko nkuko ari igihugu nicyo gihugu muri Afrika gifite cyo na Misiri na Afrika y'Epfo nibyo bihugu bifite ibyo bita good office ziri hejuru cyane ikintu kijyanye no kuba ushobora kugira role y'ubuhuza bw'amahanga nka biriya Qatar gikora kuko nawe ugiye ureba amasezerano agiye berarusha iriya nyubako Arusha International Conference nayo ni inzu izwi cyane ku isi za Misiri zizwimo za Sharm el Sheikh naho hahurira abantu hanasinywa amasezerano ya Israel n'aba bantu nyine bo muri Gaza ariko na Afrika y'Epfo mu mijyi itandukanye hazwi ko hakunda guhurira abantu bakemura amakimbirane nk'abo muri Sudani y'Epfo niho bakemuriye abo muri TPLF na Ethiopia niho bakemuriye abo muri za Sana City muri RCD ya mbere niho bakemuriye en fait ubona ko Tanzania rero nibiri muri yo club y'ibihugu bizwi ko ubusanzwe bitanga amahoro bigahuza abantu bagowe icyo navugaga mu kanya nuko Tanzania ashobora gufitinga neza mu buryo bwo guhuza abanyamakimbirane ya Kongo aho kugira ngo ajye guhurura hehe kuva kera kubwa Kikwete kubwa ayohereza generali Mwakiborwa kurasa mu 23 nejo bundi murongeye mu kusubiyemo kabiri mu rugo rw'abagabo utwo tuntu twose ari Tanzania yaturyora
gusa uraganira n'abantu bazi politiki ya Tanzania cyane bakakubwira bati kuba Tanzania yakoresha amatora igahagarika internet igihe kirenze icyumweru, kuba Tanzania yakora amatora hagapfa imbaga ingana kuriya, kuba mbega umutanzania asigaye atinyuka kureba CCM gutya mu maso akayibwira ngo ibintu tubishaka, Tanzania already impinduka yamaze kuba yararangiye, ntagira impinduka izasubira inyuma. Uribaza amatora nubwo uyu agiye gutegeka gatora, wewe tumwifurize no gutegeka neza, ubwo amaze gutorwa agategeka, uribwira ko muri calculations z'amatora azagezwa muri Amerika muri Tanzania ntibagomba kwibagirwa iryo teganya gihe hazakurikiraho iki. Urumva tuzahora dukupa internet, noneho abo twari kumwe mu kanya bavugaga bati we never know ino challenge. Urumva abagenzi bahuye nayo ya internet mu matora yandi azacyamwe zivuguruvuguzo ziza muri Tanzania, hari igihe bazayibonera umuti. Ubu se nk'ari Musk agiye akabanuze, dufate nk'urugero akaba nka Starlink byagenda gute, akaza agahita yiparika hejuru akavuga ati ushaka wese yikonegite, kandi ko bahanga bavuga ko iyo n'urubyiruko ruza kugira internet ntago ibintu bimeze gutyo kuri munsi bimeze. Ubwo rero ubutaha ntawamenya bazaba barahinduye iki, barahinduye bavuga ati okay nutazi VPN ayizi sibyo, cyangwa hagire undi muntu wikozanga none se Sandri wagira ngo ubutaha internet zaba zigomba izi fiber boutique cyangwa iminara mu myaka 5 iri imbere, mu myaka 5 iri imbere ipiganwa rizaba ridatangwa n'igihugu gusa uhagazemo. Kandi n'ubu niko bimeze, nuko abantu baturage batabimenya byose, kuko badadownloadinze ikintu kimeze nk'icyombo bavuganiraho kuri telefone ngahita ibicyombo nka kiriya cy'abasirikare ngaho ngo Roger ukitabo ikitwa walkie-talkie. Mu myaka 5 se development icyo kintu kimeze nk'icyombo izabigeze he ku buryo utafungira muri telefone ngo nunze internet ngo bikunde. Mu by'ukuri bamwe mu bantu bamwe mu bantu nanjye kandi mbyemera gutyo banavuga ko abagenzi aho ibintu bigeze muri Tanzania batsinze leta, nubwo byahita bihagarara uyu munsi bayihagaze imbere ifunga internet itajyaga ibikora, bayihagarara imbere perezida. By the way, perezida arahira mu kigo cya gisirikare, ntabwo arahira kuri stade ngo ya 98 yamutoye ijye gushangiriya iyo nsinzi. Urumva bano baje muri position de force, nibo barova poweringa abo bandi bo muri leta. So Tanzania nibyo twari tuvuga, ntabwo Tanzania ikingiye, nta rukingo ugira, ibyo yikoza ahandi gira gutera ikindi kisigaye yivanga mu bintu byose nayo yakwivanga mu byayo. Niba Tanzania yaragiye kurasa abantu bo muri M23, Tanzania wenda ubwo ntibizo n'uturi tunyange igikora n'iki byose, hari igihe nayo izigera isanga nayo niba ari aba peacekeepers ijya gupeacekeepinga ahandi nabo bakaba bajyayo. None se igihugu kimeze ko gifite abantu bameze ko wavuga ko ari ubuziraherezo kitashobora kugira inyeshyamba. None se abandi ntago bajyayo kubahiriza umutekano. Shaje ubyihorera Sandrine, burya uri ku isi ubambise ntabwo kurura. Bari arubyiruko rubona ibibera mu biyaga bigari, bashobora kuvuga bati inyeshyamba za M23 zabonye ijambo zirwanye, natwe CCM tuzabona ijambo turwanye. Abantu bameze kuri abo bahamagara ngo mujye kurwana ntibarwane, bagenda bakarwana, basanzwe barwana biba amagazi bagira gute nta coordination. None babwiye uti ndi komanda muzi nyuma yanjye baza, kandi ntabwo ibyo bikwiye rwose mu gihugu nka Tanzania, ntabwo bikwiye. Uriya mudamu nafungure bari abantu bafunze ibyo gufungana mbere y'amatora babireke, niba ari Chadema bayiha umwanya ipigane bya nyabyo. Urumva buriya rwose iyo batindura usuba bari yamamaje bakajya mu meeting, uriya mujinya wari gushira mu meeting, umujinya wari abantu baba muri opposition. Noneho ukaba ko wabonye meeting hariya ku musozi ubona ndi hariya y'abantu nyine bari muri iyo kuruse y'amatora. Niho imijinya ishirira, kwivuga imyato, ibiganiro watanze ku mateleviziyo, ibyo ubwira abantu n'imijinya ishirira. Noneho Tanzania ikagera ku rwego niba umuntu aratsinze tubona nka Tundu Rusabwira Madame Samia Suluhu Hassan ati Kongs wankubise ariko ubutaha tuzongera. Niyo Tanzania yanyerere kabisa, abantu bavuga bati reba uretse ko nawe kandi ngatari yoroshye. Ukabona Samia habura iki kuba yafungura bari abantu, kuko nagiye mbona benshi byo bamubwira ati hari aho yakoze ikosa rikomeye cyane, ati ryo gufunga aho batavuga rumwe. Samia nta kibazo afite, ikibazo gifite CCM. Samia azategeka manda irangize peut-être. Urumva, ariko Samia yamenye ko CCM nayo nako emenye ko yarinjiwe cyangwa yariteye. Urumva, yisama yasandaye. Sintekereza ko Samia ntago azajya guharanira manda ya gatatu, ariko
kwibwira ko CCM ubutaha izongera igafunga ama opposition y'amashyaka umwaka utaha imenye ko hari igihe itazabishobora gukurira abana ama internet ngo bataro organize cyangwa abangaba bakabura organizer kuko bafunze bose ubutaha ntago ibyo bizakunda bano bantu barimo kureba icyuho aho kiri sibyo barimo kwireba nk'abigaraganje badafite ubahuza bazajya biteganya mbere icya internet bagiteganya mbere sibyo CCM hari igihe utayishinja ko izatsindwa byoroshye ariko ntabwo wavuga ko izakomeza byonyine kuba abantu batangiye kwireba mu maso ibaza kugezaho mu CCM kanuni ubu ni ukuvuga aho mu CCM wariboye aherereye arimo kurwana no kwihisha arumva nta wamenya ko ari mu CCM kugira ngo batamuhitana ako kantu urakumva ariko iyo ubutegetsi bukomeye bwatangiye kumva iyo fierite utatembera muri quartier yambaye agapira ngo CCM ngoye burya ni ukunyira ibyama birangira kuba ufite izo soni kandi warigeze kugira iryo shema kuba uyu wo muri Wasafi ninde Diamond Platnumz kuba afata ibintu akabisiba kuba uriya mustar umungirije nawe afata ibintu akabisiba uriya umusore utuntu mu mutwe tw'umweru urumva Harmonize kandi abo bantu umva nkubwiza ukuri niba hari n'abantu kuba wavuga ngo ntago bano bategetse ariko ibaza ibintu bakoze kandi opposition itaniyamamaje bihagije ibaza iyo kuba yarakoze mobilisation urumva abajyamo bakaba ari abajyaga no muri za meeting bamaze iminsi bashyushye muri politique none barimo kubikora bikorodonye sandire bano bantu babonye coordination yanyo byagera he CCM barebye imboga mu menyo urumva ntabwo Tanzania izongera gukanga abaturage n'abaturanyi iyo tuganira n'abatanzania mu groupe muri Tanzania ya WhatsApp nka 70 cyangwa se 60 ariko iyo bakureba munacatinga uri umuntu wo mu kindi gihugu bakubona nk'abantu bapeti muri politiki Abanyarwanda kiramara muhora muri ibi iyo uri umurundi nyinyi warundi patati byarabananiye Tanzania Uganda muhora mu nduru za Bobo Wine ariko nabo nta muntu bazongera kugira ziranyuru natwe tuzatubabwira tuti namwe hari ibyo mwacanze biranga urumva mumenye ko iyaducudikitiye namwe yabimiriza yego reka twikomereze izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.